ibintu bijyanye na churches ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki iminsi mbibona kandi sibwo bwa mbere hari ubundi icyo kibazo cyavutse sinzi niba bamwe mubyibuka hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore ikintu cy'amakanisa ni iki murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiye hote amakanisa cyangwa ni iki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi amakanisa ibihumbi ni iki mwarwaye iki koko abanyarwanda ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba abanyafurika dufite ikibazo rwose. Yego ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho ahangaha kuri Gitare News TV. Reka rero muri aka kanya nkubwire ko tugiye gusesengura bimwe mu bikomeje kugenda bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko tukaza gufata akanya gatoya kugira ngo tuze kumva n'ibyo umukuru w'igihugu yakomeje kugenda atangaza ku by'insengero ziri mu Rwanda. Ku munsi w'ejo rero n'ubundi hongeye guhagarikwa insengero zigera kuri 43, akaba rero n'ubundi ari ibikomeje kugenda bigarukwaho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, babaza bati mbese n'ubundi izi nsengero zikomeje kugenda zifungwa ziyongereye ku zirenga 7,800 zari zafunzwe mbere, ubundi niki zifasha abanyarwanda? Niba umunyarwanda ashobora kurwara akarembera mu rugo kandi aba mu rusengero aturamo amaturo menshi ashobora kubarirwa mu bihumbi amagana cyangwa se ibihumbi 100, ariko akaba adashobora kumvira leta ngo atange ibihumbi 3 byonyine bizamufasha kwivuza, ubundi ayo makanisa uretse gusa kuba ananiza abanyarwanda mu mitwe cyangwa se nyine agasa naho abakorera igisa niyoza bwonko, ubundi niki abamariye? Ibi rero bikomeje no kugenda bigarukaho n'abasesenguzi cyane cyane bagaruka ku bijyanye n'ingaruka z'ubukoroni, aho bavuga ko amadini menshi ndetse yakomeje no kugenda nyine agira imbata z'abazungu mugabane wa Afurika, yuko atabayeho mu mugambi wo kugira ngo abantu bakizwe, ngo kubera yuko ahubwo isa naho ari intambara ikomeye yaje kuri uyu mugabane wa Afurika, ngo kubera ko usanga akenshi amadini amwe namwe ntabwo yumvikana ndetse nta nubwo abayoboke bayo babumvikana, ukaba usanga rero noneho abazungu barabonye indi strategy yo kuba bashobora gukwirakwiza amacakubiri mu banyafurika, cyane cyane ko kuri ubu ngubu ngo ushobora gusanga umudive n'umukatolike barebana y'ingwe, ugasanga umukristo n'umwisilamu barebana y'ingwe, ugasanga amadini uko agenda avuka ariko abayabarizwamo bose baba bameze nk'abaremye udutsiko, aho usanga bamwe batumva bagenzi babo. Rero leta nayo ikaba yaraje gusanga ari umutwaro ukomeye kuba abantu bakomeje kugenda bibumbira muri aya madini, bakaba bagenda banamburwa indangagaciro zabo zo gukunda igihugu ndetse no kuba bashobora guharanira inyungu zabo izabo ndetse n'iz'imiryango yabo, ahubwo bakavuga ko ari abagenzi mu isi bagana ahandi hantu hatari aho bari uyu munsi wa none. Ibi ngibi rero byose byatumye abayobozi cyane cyane b'u Rwanda barimo na perezida w'u Rwanda Paul Kagame bakomeza kugenda bihaniza iby'insengero, banavuga ko batifuza na rimwe ibyo gukomeza kwiyongera kw'izi nsengero nk'uko mukomeza kugenda mubyumva muri iki kiganiro kiri buze kuba ari kirekire nk'uko yabigarutseho ubwo yarahizaga abadepite ndetse na minisitiri w'intebe. Reka rero muri aka kanya nkureke kugira ngo ukurikirane iki kiganiro uko giteye, gusa ndagira ngo nkwibutse ko ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi ukarikandaho, ntiwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi?
ubu koko mwebwe nk'abanyarwanda n'aba bicaye mwebwe abadepite mwicaye hano Rwanda ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye ukaba umudepite ukaba umupasitori ukagira ikanisa warangiza erega abantu bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha mu kuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo ni indwara ki ugahura abo rero bameze batyo hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro ariko wenda niko mubyumva sinzi usibye ko bamwe tutabyemera uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba nijoro nari ku musozi kanaka nabonekewe nahuye n'Imana navuganye nayo wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye wahura n'undi ni umuhanuzi arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka mbere na mbere yewe mpuye nawe ukambwira ibyo nabanza kukubaza niba utari umusazi ugomba kuba uri umusazi niho nahera icya kabiri nagusaba ubuhamya evidence ibi ngibi uvuga yuko warayihuye n'Imana ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho nyereka gihamya ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera aha ngaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe handi bikaba ahantu amagana ibihumbi igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye hari ibyo twavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza nubwo niyo naba hatari ibyo nemera nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo ndabyihorera bikamera gutyo ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano mwebwe abantu bakuze abantu bazima abantu mufite ibyo munyuzemo umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose agafata igihugu akakigira ingwate namwe mukarindagira mugakurikira uwaturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'ikinyarwanda abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri mwarize mwaraminuje muraho muri abantu babirasi babandi warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira ntunamubaze utari kurantwara he ariko handi muranabizi hari n'abo bicaga hari n'ubwo abantu bica niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu unera atyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara abantu benshi magana ngahe akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugira gute abantu bagapfa murabizi murabumva murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba byose nibyo mushaka mwebwe nibyo mushaka kubamo ibyo mushaka
ubu muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo. Niba mushaka kuba abapasiteri muve mu budepite mugende mu abapasiteri, ariko nabwo mbere y'uko muba abapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza, ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira. Wabanje ukihanurira se urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe. Uri icyo ntazi, urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki. Ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza, uko ugomba gukora buri kintu. Ibyinshi bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora. Mureke tubazanemo urujijo, bakaza bigize ibitangaza, namwe mugakurikira. Ntawe utekereza, ntawe ubaza, ntawe ugira ati nuje. Hari izindi manza nyinshi ngo abashinzwe ubutabera bamwe barabizi. Hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba, cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora. Hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire, ukabanza kwaka duke wari ufite, utizana igihumbi aho ukakizana, bakaguha bitatu, ukagenda ukavuga uriya muntu ukongera ukagaruka. Watanze igihumbi, wavanyemo bitatu, bikajya kurangira bakuvanyemo 20. Ibyo nabyo ntimubizi, ntibibabamo hano. Hari utabizi? Ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini, bijya no mu nsengero, bijya nabyo biba bityo. Ubu abanyarwanda mwararindagiye, mufite icyo kibazo. Ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora n'iki, ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho. Niba ari ibintu hari amategeko abigenga, niba byujuje ibyangombwa, ibyo birumvikana. Mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa n'ibiki. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana. Wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho, Imana ntinyumva nabi. Ariko uyu muntu uko ari nkawe, nawe uko ari umuntu nkawe, wagiye ahubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Ni umuntu nkawe, ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho. Ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere. Hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu, ari n'ibyo mukorera igihugu, mukabivaho mukajya ku bindi. Icyambere, ibyo byose mvuga hari amategeko ariho, cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza, hari ibitari biriho muri ayo mategeko. Muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko
atugenga tugomba kubahiriza kugira ngo tutaza kuba abantu bari aho bihuza gusa. So bigomba kubahirizwa rero. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini, ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana, budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo, bo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora, abanyarwanda nibo mvuga. Abanyarwanda mubeshya mukabajijisha, mukabatwara aho badakwiye kuba bajya, mukabambura na bike batunze, mwebwe mukabigira ibyanyu. Bigomba guhagarara byanze bikunze. Icya gatatu rero, noneho nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini, makanisa, mu biki, bakambura abantu ibyabo, bagatwara amafaranga, umutungo wabo. Biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga, umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo, igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike. Kandi ntaho bihuriye. Iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya, bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse, bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Abantu bareke kubeshya, ntaho bihuriye. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira surabuvana he? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara.
rwose bigomba guhagarara ndabibabwira kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye bihagarare so abari bazi ko ntabizi ndababwira ngo ndabizi cyane rwose kandi nsubiremo bikwiye guhagarara kagira uburyo binyuramo kigiye kubakwa kigiye kubaho hanyuma no mu nzego za leta abazikorera abazirimo abafite uko bemera ibyo bakurikiza babikurikize mu buryo bw'amategeko batandukanye ibintu batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupasitori at the same time aho ngaho turahitamo kimwe ntabwo ari icyaha ushobora kubiba byombi ushobora kuba ibintu byose ariko kugira ngo tutangiza akazi dushinzwe gukorera abanyarwanda bigomba kugira uko bitandukana